nanjye nari umujama nubwo mvuka mu barajya gucugusa ayo mabono y'ahandi ahubwo uramufasha guca muri icyo gihe kigoye ntago uravuga mu izina rya Yesu. Twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza n'amahoro ya Nyagasani. Witeka abaho umugisha mwebwe mukomeje kubana natwe kuri uno murongo, kuri uno muyoboro wo kubagezaho ibitekerezo twunganirana kugira ngo tubeho twishimye. Nubwo amakuba n'intambara ari byinshi muri nosi, ariko tugomba guharanira kubaho twishimye kuko niwo mugambi w'Imana, nicyo Imana yaremeye abantu. Yaturemeye kugira ngo twishime. Intambara n'amakuba ntibizashira, ariko kuko dufite Kristo tugomba kubaho twishimye. Muri yaravuze ngo ubwo umwami Imana nkunda ndamahoro, nanjye ndamahoro kuko mfite Yesu Kristo. Ndamahoro kuko yankuye urubanza rw'ibyaha, ndamahoro kuko yansezeranye ubugingo. Yarabunsezeranyije, iriyo ni isezerano kuko nizeye umwami Yesu Kristo ni inzira ukuri n'ubugingo. Kuko misiyo yacu imeze yo kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo tugabanye impfu z'abiyahura, tugabanye impfu z'abiyahuza ibiyobyabwenge. Twagarutse nanone tubaganiriza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku babyeyi inshingano zabo. Ni gute muri iki kinyejana turimo kinyarutse kivudutse, kinyejana cyaho isi yabaye umudugudu, yabaye ikintu kimwe. Ikinyejana buri muntu ashaka kuba superstar, ikinyejana buri muntu ashaka kugafata, ikinyejana buri muntu ashaka kuba hatakoze kandi akabaho neza agatwika. Ikinyejana kitoroshye kabisa gifite umuvuduko urenze. Ni gute ababyeyi bamenye Kristo turerera abana bacu ntibaduhungabanye natwe ntitubahungabanye, kuko hari igihe ababyeyi duhungabanya abana nubwo nawe ari igihe baturaburiza nyine bakaduhungabanya. Ariko nanone tugomba kurebera hamwe tukaganira. Umwana wawe akaba inshuti yawe, ntaba umwanzi, ntagutinye gukura umubyeyi. Igitsura cy'umubyeyi kiba gikenewe, ariko nanone hakenewe ubushuti, kumwegera. Iki kinyejana kirimo maniga. Abana bacu nta maniga, ntago ari Babylon. N'abasenga bagisigaye basenga nk'amaniga. Ntago uraza kumwegera umuha uburere uze nka Babylon. Niba guha chance nawe umuhindi, niba guha big up nawe umuhindi. Ni gute twarera abana bacu tukazajya mu bwami bw'ijuru, tukabaho twishimye bataduhungabanya natwe tutabahungabanya? Iryo ni isomo rikomeye, nicyo kintu tugiye kurebera hamwe. Nongeye kubashimira mwebwe mwakoze rero subscribe. Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose, mu abanyamugisha. Hanyuma rero nawe turakora subscribe, turagusabye ngo ukore subscribe. Mboneraho gushimira mwebwe mukomeje kutwereka ko ibyo turi gukora bifite umumaro, hari umusaruro biri gutanga. Ndabashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe muduha inkunga, yaba y'ibitekerezo, yaba n'inkunga yo gufasha abo twahuye nabo bahungabanye, kuko mu byo dukora ntago ari ibiganiro gusa. Tugera no ku bantu bafite ihungabana, bahuye n'ibikomeye, tukabaganiza, twabwira ko nyuma y'umubabaro hari ibyishimo. Nyuma y'uko igiti cyatemwa birashoboka ko cyakongera kigashibuka, kuko dufite Kristo. Kuba mwizeye neza azagera kuri buri kimwe. Nuko nyine twahagurutse, nuko twahamagawe, nta gusubira inyuma, nta gusubira inyuma. Mboneyeho gushimira umusore umwe wafashije umuhungu twakoresheje ikiganiro cyavugaga kiti data ku myaka 7 yantaye muri toilette. Ni umuhungu wari ufite imyaka 18. Twabasabye ko ufite uko yiyumva cyangwa se ufite umutima wo gufasha wakorera umugisha, hari icyo yakora akamufasha. Turamushimiye kuko uwo musore yaritanze, wundi wamufashije hari icyo yakoze kigaragara rwose. Yaritanze agira icyo amugenera. Tuzakora video bigaragaza nawe ari kumushimira, ariko tumushimiye rwose bituvuye ku mutima. Imana imuha imigisha ku bwitange bwe. Wa musore we aracyari n'umunyeshuri wafashije uwo muhungu. Imana iguha imigisha aho uri, turagusabiye. Yadusabye ko tutatangaza amazina ye. Okay, reka dukomeze rero. Iki kinyejana ntago cyoroshye. Urubyiruko rwose, ababyeyi bose, abantu bose, mind yabo cyangwa ibitekerezo n'amaso biri kuri social media, biri kuri internet, biri ku wundi mubumbe. Umubumbe uriho ibintu byinshi cyane, uriho ibirangaza, uriho amasomo, buri kintu cyose ukenewe kiri kuri uwo mubumbe wa internet. Ni gute rero ababyeyi mushobora kuba mwarera abana banyu muri iki kinyejana kinyarutse? Uwo mubumbe uratuvangira, ukavanga n'imico.
hari umuco dusanzwe dufite mu gihugu cyacu nk'abanyarwanda, ariko uwo mubumbe wa internet wazanye indi mico kandi ntabwo uramubuza gukoresha internet. Ni gute uragera ku mwana wawe ukamubera role model? Hari imbyino zateye zo gucugusa amabuno, izo urazibona ugatokesha mu izina rya Yesu, umwuka wanamukubita, azabiguhisha ntabikoreye imbere yawe ko yagutinye, azabikorera ahandi, ariko azajya gucugusa ayo mabuno y'ahandi. Uzabigenza ute? Ntago gusenga gusa bihagije ngo tubone uburere bw'abana. Ni byiza gusenga, ndabyemera, kuko birutira inkuta, bikuraho ibyatunaniye, hari inzugi bifungura, hari imigisha bifungura, ariko nanone ibiganiro birakenewe kandi biradusaba iki nk'ababyeyi? Calm down, dutuze. Ababyeyi, abana hari igihe baturaburiza bagakora amakosa, ariko nanone ntago ugomba kumanana umujinya w'umurandura nzuzi. Gerageza umenye uko wegera umwana wawe. Niba yakosheje ntago ugomba kuza wabaye nk'intare ishonje. Gerageza ube inshuti n'umwana wawe, akubitsa amabanga, akubwira ati mama, papa, dore mfite girlfriend, mfite umukobwa w'inshuti yanjye, yageze mu myaka y'ubwadolesa nyine, ubugimbi n'ubwangavu. Urabicikira hese? Urabicikira ko yageze mu gihe cyo gutereta? Nturabimukuramo, ni karemano. Uramubwira ngo urareka gutereta mpaka ugeze mu myaka 25 mpaka ugiye kuba mariye? Ahubwo uramufasha guca muri icyo gihe kigoye. Ntabwo uravuga mu izina rya Yesu. Turi abana, tukiri urubyiruko, abangavu, hari ababyeyi bari bafite ubwenge, n'ubu barahari, ndabashimira. Akabwira umuhungu we cyangwa se umukobwa we ati uzanzanire sheri wawe murebe, unteguze mbakire, dushaka agafanta, umubaze icyo akunda. Bakabikora. Nguko uko umubyeyi muzima akwiye kubikora, ariko akanabaganiza bari kumwe. Ibi nibi mugeze mu gihe kimeze gutya, mufitiye intego mu rukundo rwanyu, nimukora ikosa iri zabageza aha ngaha. Ubwo bwenge nibwo bukenewe. Musenga Imana ibaho ubwenge nk'ubwo ngubwo bwo kurera abana, bwo kurera urubyiruko, kuko urubyiruko rikwangirika. Urubyiruko rareba filime cyangwa umuhanzi nka 50 Cent cyangwa Rick Ross wo muri Amerika, arimo atumura isigara rya Atari, akumva ko ariko kubiniga, nawe akavuga ati wana mumpereze ganja man nyine nanjye ntere mutu, agahita agenda yambaye rasoro. Urabigenza ute? Urabigenza ute? Indirimbo zose ahantu zirahari, ku mateleviziyo, ku ma smartphone, ahantu hose hari ibyangiza ubwonko bw'abana bacu. Ariko tumenye ubwenge uko tubigenza. Arazali nigi ipantaro ye ikubisanga amani. Urabigira gute se? Ntago gusenga gusa bihagije, gerageza unamuganiriza. Tuba dukeneye comment zanyu. Ibi nibyo tuba tugerageje kubagezaho. Hari byinshi namwe muzi, hari ingero nyinshi. Comment zanyu zirafasha, ubwunganizi bwanyu burafasha. Ntago ibitekerezo byanjye bihagije, nawe waza ukajya imbere ya kamera ukagiye icyo ufashisha abantu. Ushaka kuba umuspecialiste mu burere bw'abana, mu mikurire, mu bwonko bw'abana, kagira icyo uzi kufashisha abantu. Ntago umurimo w'Imana uri mu kuvuga ngo rega bagiye gutera chorus mu nsengero buri gihe. Aha turi mu muhamagaro, turi mu murimo w'Imana, turi kurerera igihugu, turi kurerera societe. Ibyo bintu dukwiye kubyitaho. Sinzi uko mubyumva, ariko nguko uko nahamagawe. Kandi Imana idufashe, iduha ubwenge, igarurira urubyiruko, dore rwarahobagiye ruritera inshinge, rwayoyomeye mu biyobyabwenge, kuko bazi ko ariko kubiniga. Arabona Lil Wayne n'amatatuwaje yitera inshinge, anywa ibinini by'ibiyobyabwenge, avuga ati nanjye ndabiniga nk'iriya tu. Bari mu maraso ashyushye. Twabigenza gute? Twabicika dute? Birasaba kumuganiriza. Kubiniga ni mind, ni ibitekerezo. Ntago kubiniga ari ukunywa inzoga nyinshi, ntago kubiniga ari ukunywa ibiyobyabwenge byinshi, ntago kubiniga ari ugupoketa ngo ipantaro igendigwa. Kubiniga ni ibitekerezo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Icyama wo nkurikiye cyane cyane urubyiruko, ukamenya Yesu Kristo, kuko nyuma y'ubuzima, nyuma y'ibyo twigira, nyuma yo gutwika twimanukira,
hari urubanza uko witwara. Nabajije abantu n'abandi bagira bivuga, ese ubuzima ubamo bubaye nka filime wanezezwa nuko abantu bicara areba bakireba se, cyangwa warwana uvuga ati muzimya ayo ma screen sinshaka kureba biriya bintu, kuko nawe ubwo bigukojeje isoni. Niba utarakira Yesu Kristo ushobora no kugira indangagaciro kandi ukazagirira umuryango wawe akamaro, ukagirira igihugu akamaro, na Yesu Kristo uzamwakira. Ndavuga Yesu Kristo kuko namwakiriye. Nanjye nari niga, nanjye nari umujama nubwo mvuka mu barokore, ariko babivuga simbyumve, ariko numvisha umunyenga wo kuba muri Yesu Kristo. Ndamukubwira kuko nabonye akamaro kabyo, ndamukubwira kuko nabonye inyungu yo kuba muri Yesu Kristo. Ndi safe, ndatekanye kuko mfite ubugingo bw'iteka, ndatekanye kuko mfite uwambambiwe. Rubyiruko mudufashe, nimwe imbaraga z'igihugu, muve mu bahobagiza by'ibiyobyabwenge, inzoga, byo gutwika mwimanukira, mugendane mind. Ntago kubiniga ari ukunywa ibiyobyabwenge, ntago kubiniga ari ukwiyohuza inzoga. Ndabyemera agacupa ushobora kukanywa ariko mu rugero, niyo mpamvu ngo munywe gakeya. Niba byaranakunaniye kubivaho, tangira umwe gake gake. Warabaye addicted, tangira ufateho gahoro gahoro gahoro. Niba ku munsi wafataga ikiyobyabwenge ukitera inshinge nk'inshuro 5, gerageza utangire ugabanye ujye bitera inshinge inshuro 2 wenda. Hamwe no gusenga, Imana izareba mu mutima wawe, irebe intumbero yawe. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bibane namwe. Wowe utarakora subscribe ukore subscribe. Intego yacu ni kwita ku buzima bwo mu mutwe, turwanya ihungabana n'ibitera ihungabana, tugera no ku bantu bababaye, tubaganiza ko Yesu Kristo hari icyo yahindura, tubaganiriza tukabingera ko nubwo ubuzima buba bugoye ariko tugomba kubaho twishimye, nta kwitura umwaga mugenzi wawe, tukabaho dufashanya, umunyantege ukamushyigikira. Tuzasubira nakagaruka utarakoze subscribe uyikore. Imana ibarindi baho umugisha, iturindira igihugu, iturindira urubyiruko, iturindira ababyeyi, iturindira abasaza. Peace.